wanejeje kandi wongere nsomakaje. tuzamukorera twongera tumukorere. kubera ko ngo Yesu yakundaga gusura kwa Yohana ngo bari abakire cyane, iwabo ngo bagiraga ibyuzi by'amafi. Hari abaturenganya ngo musura ngo abakire. Igihe utarageza igihe cyo gusurwa jya wihangana n'amagambo kandi uyagabanya. Yesu agakunda kwigirayo ngo bari ababosi cyane. Ari mfite intege ebyiri, kutavuga no kuzingama. Amaze guca imitsi yatumaga ntavuga, amaze kumwe ngo nguhaye kuvuga, aranambwira ati kandi ndanakuzinguye, dore ubu yaranzinguye. Ariko ababyeyi banjye bahoranaga ipfunwe ry'uko babyaye icyana gisobanye, ariko ubu ngubu byaje guhinduka. Uwari mama Kiragi ni mama wowe wa mupasita. Dari we kugira ntimuzamure ibiganza turamukanye. Mwaramutseho. Nyuma reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4, hanyuma turebe n'umurongo wa 28. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4, hanyuma turebe n'umurongo wa 28. Iravuga ngo umugore aravuga ati, mbese igihe wasabye databuja umwana w'umuhungu sinakubwiye nti wibeshya? 28 aravuga ngo Elisa abwira Gihazi ati, shebura wenda inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusuhuze, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati, nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe, singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gihazi abacaho ajya imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati, umwana ntakangutse. Nuko Elisa
araza yinjira mu nzu asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Uza gushobora ageze mu rugo arakomereza hepfo. Icyo nshaka kubabwiramo muraza kucyumva. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwo tugeze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 murongo wa 28 ndetse no 29. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 murongo wa 28 no 29. Aravuga ngo mwese abarushye n'abanemerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabora uruhukiro mu mitima yanyu. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Nashaka kubaganiza ijambo rivuga ngo Yesu aruta abantu bose. Yesu aruta abantu. Ndaza kubibasobanurira hamwe no gushobozwa n'Uwiteka. Nitwa Habimana Vena, nyuma nsengera mu Nyakabanda kuri ADPR, hanyuma nkaba ntuye Kicukiro. Ndatekereza nshoboye kubibwira mu buryo bw'imirimo, mu buryo bwo gushakisha. Ndi umushoferi. Ndatekereza mbibwiye, ariko iminsi mike ndatekereza ndaza guhagarika akazi nkajya mu buzima bw'ishuri, ngiye gutangira kaminuza isanzwe. Ndatekereza ndabibwiye. Hanyuma nyuma yo kubibwira ndashimira Imana inciriye inzira kandi ngashyika hano. Nigeze nsenga, Umwami Yesu arambwira ngo nzakujyana ahantu hatandukanye unkorere hafi na kure. Nezerewe ko rero anshoboje kugera hano, kandi ndashimira mukozi Imana Mugoboka Yesu yakoreyemo, gashima ko ampuza namwe. Kandi nkashimira n'abashumba ndetse nabo bafatikanije ikaze mwampaye. Imana itabura kugira ibampera umugisha. Kumuvuga neza Shayi Wodre Stifo, ngiye kumuvuga kuko na cekinze narebye. Urumva tugeze ahantu bwa mbere urabanza ukareba ko hari ibindi biti bakoreraho. Nasanze rero nta kindi giti, igiti ni Yesu. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya niko yambwiye ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Noneho akantu kanejeje, njyewe nawe turi amashami. Bibiliya yaryoheye ngo ishami ryose ngo ritera ngo azarivanaho, ariko ngo iryera imbuto ngo azongera aryanganye, azarushaho kurishimangira ngo rirusheho kwera imbuto. Sema amen. Ntabwo ari aho nshaka kugendera, ahubwo ndi gushaka kubabwira yuko hari aho nagiye njya hakabera udutendo, nkahita mfata Bibiliya nkitahira. Ibaze rero mugiye mukabona Mugoboka asigaye wenyine, mwakwibwira icyabaye. Ariko biragaragara ko igiti dusa
dusangiye ni kimwe, ni Yesu. Haleluya. Kandi ni igiti cy'inganzamarumbo. Wa muhanga yaravuze ngo ni isambu itarumba. Haleluya. Ngo ni isambu itagize itayemwe. Aravuga ngo ni ubwugamo abera bugamamo bakabaho. Haleluya. Ni igitare kisungwa n'amahanga yose, kandi umuntu umwiringiye wese, haleluya, niyo zimukoze ariko hirya gato aramumwarura. Ntihazagira uzigisha ngo ntabwo ajya aseba. Umuntu wizera Yesu araseba, ariko yamara guseba hirya gato akazamumwarura. Ndabibasobanurira nabyo ukuntu umuntu aseba kandi bizwi ko afite Yesu. Bwana asifiwe. Zikagukora neza, abaturanyi bakavuga bati ibyo yirwamo ntabyo, inshuti zikakuvaho, ariko ntibivuze ko Yesu aba yagutaye. Pestifo, icyo bazakora hirya yo guseba kiruta igisebo. Nijoro ajyarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Amen. Sawa. Yesu aruta abantu. Mbere yuko mbaganiza kw'iri jambo, ndagira ngo mbanze mfata akanya gato mbaho ubuhamya. Uyu mugabo impamvu nemeye guhaguruka nkamuvuga nuko nabonye ko aruta abagabo bose. Mwikirize haleluya. Aruta abantu bose batuye isi. Babe ari abariho none arabaruta. Nta n'umwe uhangwe nawe. Aba ari umuzungu, aba ari umwirabura, nta muntu n'umwe uhangwe na Yesu. Bose araba. Tell West for you. Bose arabaruta. Mwikirize ngo arabaruta. Ariko ntaragera kure. Hano hari abantu bamubonye akavuga ati njyewe uri kubivuga nkaba oya, tuza gato ndagira ngo umuntu wese akora ibintu yumva neza. Ndashaka kujya mvuga Yesu monisi nonsi enongowa nkamuvuga aho arakavuga ati wabihamije ko nduta abantu bose. Hirya ya hano akazagira kandi kanakora. Bantu tuze neza, ukora ibintu wumva neza. Wafashe igihe cyawe uza hano, nta kindi cyakuzanye nubwo ataboneshwa amaso. Aharutira abantu bose. Ubu ari hano mu buryo butaboneshwa amaso asanzwe. Asifiwe. Ari hano. Ari? Ubu ari hano, nakurya ujya gutura ugatura ijana ufite 5, ari hano ababireba. Hari igihe umuntu ajyana umushyitsi ahantu aho yicaye akumva ikidodo, ihumurire ndavuga Yesu neza. Ndaguhumurije. Nherutse kubibwira mwarimu uyobora i Nyarugenge kuri ADP, ndamubwira nti tuza ndakuvugirira Yesu neza. Mwikirize amen. Ikibi nuko nawe ndi kuvuga amateka yanjye cyangwa ndi kuvuga ibintu duhoramo mu kazi, ariko ndi kuvuga ibintu byakorewe igorogota ku musaraba. Haleluya. Ndi kuvuga umwami ubasha kurinda umuntu akarindwa kandi imwica bihari. Uyu mugabo aruta abantu bose. Ntabwo muri kubyumva neza. Ngo aruta abantu bose. Uwumva atarimo kubyumva neza bataje, ndashaka guhamya ko uyu mugabo aruta abantu bose. Ngo aruta abantu bose. Ucuranga ubizi, usa n'abantu ubizi. Umuntu wese uri hano ndashaka yuko uyu mugabo
agaciro. Ni umugabo uvuga bikaba kandi yategeka bikagira ni umugabo ubana n'umuntu abantu bakamuta ariko agasigarana nawe. Haleluya! Umugabo w'intwari. Tiningaza big edonsefo. Ni umugabo ubera hose kandi ahantu namukukundiye. Dore nkuba ni kumwe natwe aha ngaho kandi ubu n'abari icyangugwa ari kumwe nabo ngaho niba uritanje ngaho itambike uva ahandi ugere ku muryango uwagenda yose niye ariko habera gaheza aruta abantu kandi mu mpande zose, mu ndeshya arabasumba, mu mirima arabasumba, mu mikwera arabasumba, mu kurinda arabasumba. Ayo datawe aruta abantu bose. Ngaruta abantu bose. Mbabwiremo kamwe muri bimwe byanteye guhaguruka nkamuvuga. Navutse ngo ryamye uko mundeba, nari mfite inenge ebyiri, nari mfite inenge yo kutavuga no kuzingama. Ndi mu masengesho ndimo nsenga, uyu mwami uruta abantu bose aransanga arambwira ngo mwana wanjye nshimitsi yatuma gutavuga neza, arambwira ngo ugiye kujya uvuga, none ubu ndavuga. uyu mugabo ndi guhamya ko aruta bose. Murumva ataruta bose? Mwikirize ngo arabaruta. Amina, haleluya. Ngaruta abantu bose. Ndumva ryohe. Imvugo yiwe nihame. Yesu musinizaha ugari data wabivuze bizoshika. Umunyakuri ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. nari mfite inenge ebyiri, kutavuga no kuzingama. Amaze guca imitsi yatumaga ntavuga, amaze kumwe ngo nguhaye kuvuga, aranambwira ati kandi ndanakuzinguye. Dore ubu yaranzinguye. Ariko ma ababyeyi banjye bahoranaga ipfunwe ry'uko babyaye icyana gisobanye, ariko ubu ngubu byaje guhinduka. Uwari mama Kiragi ni mama wowe wa mupasita. Dari we starusha ni bose arusha naho zaduara rukwa Yesu sawa. Hanyuma mu bundi buhamya, nishwe n'inzara igihe kinini, navuye mu cyaro n'amaguru. Hanyuma mfite agashashi karimo ibyamvagara ni ibyenda bitagira gahunda. Hanyuma kandi ubuhamya mbahaye hano ni nabwo ntanga ni Nyarugenge kuri diyoseze, utagira ngo wenda ni ubu mbabwiye bw'agashashi k'umukara nabutanze ejo bundi
kuwa gatatu utambutse mutagira ngo wenda ni ibintu mvuga bitazwi birazwi ngenda ntanga ubuhamya ejo utazabona umuntu atwaye imodoka ukagira ngo ni umurage w'iwawe ni ukubera uyu mugabo aruta abantu mfite agashashi k'umukara karimo ibyambagara n'ibyenda bidafite gahunda ngo ngere inaha uyu mugabo atangira kumvugaho nkora akazi ko mu rugo ndera abana hirya yo kurera abana hirya y'igisuzuguriro ijambo ry'uyu mugabo ryamuhaye ijambo akajya mvugaho mwikirize haleluya dore aka kajina kukirukana abadayimoni kajya navuga uyu mugabo haleluya niwe ugera ku ndiba y'intimba y'umutima mwese munyitabe haleluya aha twasomye ijambo ry'Imana subitse ubuhamya mu buhamya nyuma yo kuva mu kazi ko mu rugo nyuma nari naracikirije kwiga nsubira kwiga njoje segonderi umwaka ushize birumvikana ntabwo wajya muri kaminuza utarize twasomye ni muri Matayo no mu Bami. Uyu Matayo ninde? Ijambo rya mbere ni umwe mu bari baratoranijwe na Yesu ngo babe intumwa ya Yesu bamukurikire kandi bamukorere. Iryo ijambo rya mbere. Kabiri, akaba yarahamagawe hari iyindi mirimo arimo. Hari abantu bahamagarwa Yesu akabatesha imirimo yabo bagakorera Yesu gusa. Uyu rero Matayo yari yifitiye imirimo ye. Yesu amuhamagaye amutesha amakasha, amutesha imirimo, amutesha za computer, akajya yirwa inyuma ya Yesu gusa. Hanyuma rero uyu Matayo yari afite akazi keza mu mvugo yacu hano mu Rwanda, yabakora nko muri Rwanda Revenue. Akaba yari yarize neza ibintu by'imibare kandi akaba yari umuhanga mu ndimi eshatu. Ururimi rwa mbere yari umuhanga mu rurimi rwitwa Urugiriki. Kabiri, yari umuhanga mu rurimi rwitwa Uruheburayo. Gatatu, yari umuhanga mu rurimi rwitwa Urwarameya. Urwarameya ni ururimi ki? Ni ururimi rwari ruzwi na Yesu gusa. Bamwe mu bahanga bakibaza ukuntu Matayo aruzi kandi mu bandi basanzwe nta upfa kurwumvana, ariko Matayo ngo yari aruzi. Ngere ku kindi kintu kindi mu buryo bwo kuvuga Yesu. Umuntu wese avuga Yesu bitewe nuko yamubonye. Ntabwo mubyumvisha.
mwumvishe neza. Umuntu wese avuga Yesu bitewe nuko ntimukarenganya abantu. Umuvuga gake ubwo yamwiyeretse gake, ariko nkurikije ukuntu namubonye Yesu, nkamubona abantu bantega iminsi erega ruta abantu bose. Kongere tumukomere amashyi umwami wacu. Ishuri kuri teolojiya bari baratubujije ariko biranze. Nibutse ko yankuye mu ntara nkaza n'igitsi, uyu munsi nkaba ntwara imodoka. Kuri bonane ya 2020 nari nkenye cyane, nsaba inyama abantu babiri ngo nshyire madamu, barazinyima barambwira ngo ndi ikimuga, ngo ndi iki. Ariko iminsi itambutse nari ndi guparika neza, ndi kwigeza imbere, nigize nsubira inyuma njya imbere kugira ngo nshyiremo neza. Naho kumbi wa muntu wanyimye inyama nawe arimo aparika hepfo yanjye, ngo azi ko yewe ngo ariwe ngo watabarwa ngo wenyine, ateshwa guparika aza kundeba, arambaza ngo burya nawe uyu mugabo aruta abantu bose. Abantu bari bazi ko uzahera inyuma, azaguteza wese mayi wistafo, azagufata bagutambutse. Hari abantu banshyigikiye ngo tumukomere amashyi uyu mwami. Arambaza ngo burya nawe ugira perimi. Hari n'abantu bazi ko aribo bazatabarwa bonyine. Uyu mwami aho arutira abantu bose ntabwo arobanura. Nasomye ijambo ryanyoheye mu gitondo. Petero agezeyo twavuga kwa Korneliyo, aravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugira gute, igira gute. Reka mujye mubivuga cyane ngo igira gute. Nagize amahirwe muhamagarirwa ahantu heza, hari idini rimwe ryiga ijambo rimwe ku isi hose. Baricara gutya, dore wowe ubu ngubu nubwo utagira ibindi bya mirenge ariko utaha uvuza Imana. Turagiye, umuntu wese avuga Yesu bitewe nuko uyu Matayo yabonye Yesu ajya kumuvuga, amuvuga nk'intare bigereranywa, amuvuga nk'umwami bigereranywa n'intare. Munkurikire. Hanyuma ariko muri aba banditsi bose uko ari bane
gusura kwa yohana ngo bari abakire cyane, iwabo ngo bagiraga ibyuzi by'amafi. hariho abaturenganya ngo musura ngo abakire. Igihe utarageza igihe cyo gusurwa jya wihangana n'amagambo kandi uyagabanya. Yesu ngo agakunda kwigirayo ngo bari ababosi cyane. Murahari cyangwa mwagiye? Ngo akambutse umutwe Yohana ngo akawushyira mu gituza cya Yesu, ngo ibiri muri Yesu ngo bigashokera muri Yohana, ngo bituma Yohana ngo amenye Yesu cyane kurenza aba bana. Agiye kumuvuga rero, muracyari hano? Mu gice cya mbere atangira kumuvuga, niwe wamuvuze kuruta abandi. Aravuga ngo mbere na mbere hariho, avuga kandi ijambo yahoranye n'Imana. Avuga ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ageze hepfo aravuga ngo icyakora abantu bamwemeye bose kandi bakizera izina yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hepfo arasobanura ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'uko Karoli na Korodina bahuye, no, ahubwo babyawe n'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aruta abantu bose. Hanagera kwa ya magambo, muhundire mbanze kwariya aho twasomye ni inkuru habonekamo uwitwa Elisa ndetse na Gehazi n'umubyeyi w'umushunemukazi. Byagenze gute? Ni ibiki? Mu ncamake, urugo cyangwa se iyi famille, uyu mugore w'umushunemukakazi, njyewe iyo nsoma mpera ku ntangiriro kugira ngo menye icyo bashatse kumbwira. Nasomye rero nsanga ngo iyi famille ngo bari ababosi, ngo bari abakire, afite umutware we ariko ngo umutware we ashaje. Hanyuma Elisa akazajya ajyayo kubasura, yabasenyera ngo bakagubwa neza. Ariko ko mudahari ngo bakagubwa neza. Hanyuma rero ngo abikora kenshi, akajya bakoramo umurimo w'Imana, abikora kenshi. Uyu mudamu agezaho ngo yegera umutware we, ngo yari umusaza ashaje, ariko bari bafite ikibazo gikomeye cyo kutagira umwana, cyo kutagira bari bashaje ariko nta mwana w'umuhungu bagiraga, ntawe. Hanyuma rero uyu mubyeyi yegera umutware we, aramwinginga ati uyu muntu w'Imana ntakwiriye kugeza ngo adusengere atahe. Ibihe byiza afite dukwiriye kubifatirana, ntakajya bijyana mu muhanda, bikwiriye kuba hano. Hari abantu bamenya ubwenge akavuga ati uyu muntu nzabana nawe kugera isi irangiye, afite ibihe byiza. Hanyuma rero birumvikana, nushaka kurya akurugo rwo kwa naka uzabanza ugirana ubumwe n'umubyeyi wawe, naho nubura ubwenge ukikundisha kuri papa domora wenyine uzafata ubusa. Uzabanza ukora iyo bwabaga mama domora kumenya, nibwo burya ibyo muri rwa rugo uzabirya neza. Uyu mubyeyi ahinginga umutware we, aramubwira ati ndifuza yuko twubakira umukozi w'Imana inzu yo kubamo, kandi ntabwo turi buyubake impande yacu. Ibihe byiza afite si ntabwo ari uwo gushyira impande yacu hano. Amuha inama, aramubwira ati byiza na saa
y'imana ibe hejuru. Murahari? Hanyuma rero birakunda barabikora ngo bamushyiramo materiyeri zose, hebe, igitanda, buriri bwiza, akajya ajya gukorera imana ariko agataha aho ngaho. Hanyuma rero birumvikana kubera ibihe byiza, sema mina ariko Elisa aza kwegera shebuja Elisa, Gihazi yegera shebuja Elisa ahambwira ati ariko urugo rurimo ikibazo. Simbuka byinshi, uyu muntu w'Imana abwira uyu mushunemukazi atumva hari igitangaza cy'umwana ugiye kuzabona. Niho twasomye ngo niyatirwa mubeshya, ariko Imana ivuga ibintu bidashoboka, ikabivuga izi ko nta mwene wanyu wabikoraho n'umwe, izi ko ariyo izirwariza. Yesu niwe wirwariza ku kintu icyo ari cyo cyose kirenze abantu. Yesu niwe ugishobora. Ntabwo mubyumvishije neza ngo Yesu niwe ko mudahari, ngo Yesu niwe ugishobora. Hanyuma rero igitangaza kiraba, umwana araboneka. Yewe uyu mushunemukazi kubera ibintu byiza yakoreye Elisa, nawe Elisa aza kumwegera ati wa mubyeyi we, wifuza ko nakumenyekanisha ku mwami, wifuza iki, tuguhe iki? Ariko aramubwira atoya, nifuza kwibera, nikundira kwibera mu bacu. Sema amen. Ariko muri uko kubana neza kwabo akajya ajya mu murimo w'Imana ariko agataha muri ka kazi ko hejuru. Muracyahari ariko? Abantu mukiri hano, haleluya. Noho nababwiye ngo umuntu ufite Yesu araseba, kandi umuntu wese akabimenya. Haza kuba ikibazo rero, uyu mwana ararwara arapfa, kandi apfa Elisa adahari. Wa mudamu aravuga ngo ntabwo uyu mwana njya kumushyingura, inzira yanyuze maza ni inzira ziboneye. Ntabwo mubyumvishije ngo ni inzira ziboneye. Afata wa mwana aragenda amuryamisha kuri bwa buriri bw'umuntu w'Imana, ngo aramwurirana. Agira ate? Aramwurirana, aravuga ati sijya kumushyingura, biryo byanjye nahaye Imana. Imbaraga zakoreshejwe tumwubakira, ntabwo tumushyingura. Sitwe twamubwiye ngo atume tumubona, sitwe twabimubwiye. Rimwe umuntu yarambwiye ngo musaza wanjye niyongera kubagwa sinzongera kumva musenga. Ndavuga nti tazongera kubagwa iteka ryose. Byarafashe. Areka Yesu aruta abantu bose. Mwikirize ngo aramwurirana, ngo agira ate? Wakoze kurirana ibintu byose imiryango itabasha, ukabyurirana ukabizanira Yesu. Wakoze kubyurirana. Sema amen. Gira Yesu byose inshuti yawe, ibikubaza n'ibikubaza, arakunda fasha abashavuye, arakunda fasha abashavuye.
bigaragara nk'ibyapfuye abaza aho ari bukoze toronovisi agakaza bigakanguka. Komera ye. Uyu mubyeyi yigira inama aravuga ati reka njye guhiga umuntu w'Imana ahantu ari. Haragenda kubw'amahirwe amugwaho amutekerereza uko byagenze, ariho yavuganye uburakari ati niyo uterwa imbeshyi niberereho maze kumenyera intambara, maze kumenyera igisebo, maze kumenyera umubabaro, ariho habayeho ko ngo Elisa afata inkoni twahasomye ngo ayiha umugaragu we Gihazi, aramubwira ati ngaho genda ugenda ujya aho uwo mwana aryamye umurambika inkoni ku maso arakanguka. Urumva ko atari yanapfuye ahubwo yari yasinziriye. Umuntu w'Imana ntapfa ahubwo arasinziriye. Muracyahari ngo hanyuma twasomye akantu keza ngo aracewe, ngo agira ngo aracebura. Gucebura ni ukwiruka, ariruka ariruka ngo abanyuraho aragenda akora cya gikorwa, ariko abikoze biranga. Hanyuma rero ngo arimo agaruka noneho ngo asobanure ko byanze. Hari ibintu umukristo akora bikanga, ariko umushumba akaba ari we bireba. Ntabwo ibintu byose umukristo bishobora, ariko umutambyi nicyo aba yarasigiwe. Ubuse murabyumvise? Kandi nimbona mutabyumva ndabareka. Ibi bintu ubundi abandi barabigura. Ubundi kubivuga nitanze reba icyunzwe cyaje. Nimba mutabyumva ndakureka. Mba navunitse bisha. Ntabwo umucuruzi ataranga, umva naranga. Uragura? Sawa. Nagira ngo nkorera kuri mugenzi we umubwire ngo kurikira tudacikanwa. Ni icyigisho kivuga ngo Yesu aruta abantu bose. Reka tuvuga cyane. Yesu aruta abantu bose. Baba bariho none, baba n'abazabaho, abakomeye mwumvisha ntawe ukomeye kuruta Yesu. Bose arabaruta. Bose agira gute? Arabaruta. Tubihanye nta n'isano ufite. Bose agira gute? Arabaruta. Ujya impaka ubwo nakorera akanca umutwe. Bose arabaruta. Ahita ababwira ati, abwira shebuja aterega nabikoze byanze. Hari ibintu umukristo akora bikanga, ariko wasizwe amavuta uwarambitsweho ibiganza by'abakuru yabikora bigakunda. Mwumvisha ubuhamya bw'umukecuru wavuze ati hari ibi bintu byantembagamo bikantembagaza, ariko umushumba nsenyeye ntabikigaruka. Ntihakajye wihagata mwemwo ibintu Imana ibigaba ikurikije uko yahamagaye umuntu. Muri kubyumva? Yego. Se wowe urumva wakurikirane n'iby'urugo rwawe, ugakurikirane iby'amaturo, ukarebuza ibitakureba, ariko aya 900 turayatanga, ubu yose azatangwa. Ibyo birakureba. ahita amubwira ati ngewe byanze, ariko Elisa aramwikiriza aramwumva. Ariko uyu mugore nawe yiziritse kuri Elisa. Elisa ubwo yari ashatse kumubwira ati wowe genda Gihazi arabitunganya, amwizirika aravuga ati ntabwo natandukana nawe, ndakujyana nkwerekeho umwana wanjye aryamye byarangiye, kandi urufunguzo rw'ubutabazi rufitwe na Yesu. Byumvisha neza. Rufitwe nande? Na Yesu.
Gehazi ntabwo yashobora kereka Elisa ahageze. Gehazi ntabwo yashobora kereka Elisa ahageze. Shangazi ntabwo yabasha, ayiwe onkere ntabwo yashobora, nshuti zawe zaratagangaye, ariko reka Yesu ahigere. Ngo baragenda rero yamwizirika ati sinkurekura, umwana wanjye aragomba azuke. Mujye munizera niba umushumba ababwiye ngo hari icyo Imana ikoze, si wowe ubikora nubwo itaboneshwa amaso asanzwe mu isi y'umwuka biba byafashe. Ngo biba byafashe. Aha hanyuma rero bageze mu rugo, sema mwina ariko ngo umubyeyi aramwurirana afata Elisa aramuzamukana. Buriya ntekereza ko bazamutse baganira, avuga ati wibuke ko twakubakiye hejuru ukaba hejuru tukaba hasi, ibi nabyo wagira ishyaka ukabihesha agaciro. Ntibazakubeshye, burya akantu kagira imbaraga, akantu kagira imbaraga. Ngira umugabo umwe w'inshuti yanjye mugoboka ntawazi, yigeze kumpa miliyoni, ariko nanjye ndi kumusengera mpishurirwa ibisimu byari mu nzu yose, inzu ndayijagajaga, ubu narayejeje n'amaraso Yesu, nafashe amaraso y'umwami inzu yose ndayijagajaga. Ariko byatewe n'akantu. Burya akantu kagira imbaraga, ntibazakubesha. Uwo mugabo w'inshuti yanjye twarasenganye, amina ariko etaje barayirose, ariko kubera ko hari abahanuzi bihagatamo ibintu bagatuma abera b'Imana nk'amwe muzinuka ko Imana ivuga. Hariho abapfu, hariho n'abazima. Mwikirize ngo narasenze mbwira Yesu nti ibi bintu by'abadayimoni ndi kumva binuka, nubwo atagira impano yabo, bimanure nawe bimunukire, atagira ngo ni ubutubuzi. Biramanuka biramunukira ati ntiburetse gato ndaje mbyirukane mu isi. Uyu mugabo abantu bose ubu tuvugana etaje yarahumanutse, etaje yarahumanutse. Yamfashije kubaka inzu, yamfashije ibintu byinshi. Yagiye ampa inama, twicaranye kenshi, Imana yagiye imukoresha kenshi. Imodoka nkoresha y'akazi iherutse guhirima, ndamuhamagara nti imodoka yahirima, ampa ya breakdown. Nakoze impanuka ikomeye, aho kugira ngo imodoka yibirindure, Yesu arayifata amapine ajya hejuru. Buri wese yibaza icyayifashe, ariko ni Yesu. Ageze ku mwana afata ya nkoni, amina ariko ayirambika ku mwana, umwana arakanguka, akora n'ibindi bintu uri busome hepfo byo kumwubaranaho, amina ariko umwana arazuka, amusubiza nyina. Mbabazi, uyu mushunemukazi hari shangazi azirata? Uyu mushunemukazi azirata Gehazi? Azirata nde? Azirata Yesu Elisa akoresheje akamusorera umwana. Iteka umuntu ukoze ikintu abandi batashobora akubera uw'ingenzi mu buzima. Nshatse kuvuga ngo Yesu ni uw'ingenzi mu buzima bwacu, nta wundi umuruta, nta wundi umuruta. Aha twasomye rero handi, kandi aha ndahavuye, ntabwo ndaza gusubirayo kubera igihe. Tugaruke hano rero,
sema amen. Twasomye ijambo ryatubwiye ngo mwese abarushye n'abareme ngo nimuze munsange kandi munyigire uko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzamana uburuhukiro mu mitima. Hanyuma rero naje kwibaza ikibazo, cyangwa nawe wambaza kibaza ngo se ni iyihe mpamvu Yesu aruta abantu bose? Bishoboka yuko wanakimbaza nawe. Ni impamvu zigera kuri 800 nzirondoye twarahana inshuro enye, ariko reka mbabwire byibura kamwe umuntu wese yakumva. Impamvu Yesu aruta abantu bose nuko ikintu akoze nta muntu wo mu isi n'umwe wagitinyuka no kukigereranyaho. Ikintu Yesu akoze sema mwina ariko nta muntu uva amaraso wakigereranyaho. Anatinyutse akagikora nta n'icyatumi cyamara. Ingingo ya mbere igaragaza ko Yesu ari gaheza, ari umuntu udasanzwe, ni umugabo udasanzwe. Naje gusanga muri cya gihe cyo gucungura umuntu, murabyibuka yuko hari habuze ucungura umuntu. Yohana aho yarari akaboroga akarira, ariko marayika sema amen. Marayika ubwo yabonaga Yesu atinyutse kwegera Imana, ngo ubwo yabwiraga Imana ati ndatinyutse ndaje, asingira cyangwa yakira igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'umushishi. Amina ariko iki gitabo cyari kirimo imibabaro yose izaba kuri Yesu. Mu magambo ahinnye, ibyabaye kuri Yesu byose, byaba gusuzugurwa, byaba gucirwa mu maso, byaba guterwa amacumu, byaba gukubitwa ibizingo by'amahwa, byaba gukubitwa imisimari mu ruhanga, byaba kumwica umutima ugaca, byaba gupfa burundu. Hari undi muntu wabitinyuka? Amaraso y'umuntu wese iyo apfuye birangiriraho, ariko amaraso Yesu no baracyafite imbaraga. Ntabwo mubyumvishe, no baracyafite imbaraga. Ingingo nyamukuru rero igaragaza ko uyu mugabo aruta abantu bose nuko yacunguye abatuye isi bose, bagacungurwa tukaba dufite ubugingo ndetse bwinshi. Iyo ni ingingo ya mbere. Sema amen. Oya, sema amen. Naje kumanuka rero, nsanga iyindi ngingo ya kabiri, nsanga iyo wasebye ariko waramwiringiye ntibiguma gutyo. Kano nkandika kavuze ngo ntibiguma, ariko mwagiye abantu mukiri hano, haleluya. Iyo wamwizeye ugaseba ukamwara, ntabwo biguma gutyo. Hace iminsi 2, hace 3, hace 4, araza agaseruka. Naje rero gusanga hari igihe Mariya na Marita barwaje musaza wabo, mwabyibutse? Bamutabaje ngo aze abatabare amukize indwara, ntiyaza. Arababwira ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe. Hashize iminsi arapfa. Mukurure namwe bari kujya gushyingura,
maze gukoresha iminota nka 40 nimuhumure ndi hafi gusoza rwose cyangwa mwarambiwe ndi hafi gusoza mwibaze bari kujya gushyingura bamwe mu barwanya imirimo ya Yesu hemwerwaga mwirarira ngo abana namwe ngo arabakunda ngo agerari iwanyu iyaba ari uwanyu yari burwara akaza akamumukiza nimutuzi tumushyingure iyo mitwe yanyu bataha bakomeretse ariko ngo hashize iminsi ine Yesu araseruka ndagira ngo mu kibazo ufite icyo ari cyo cyose cyananira abantu ariko ntabwo cyananira Yesu niho arutira abantu bose ntabwo mujye muvuga cyane ngo niho arutira abantu bose arazagera kwa Mariya na Marita baramutakira bati musaza wacu amaze iminsi napfuye twaragutabaje ntiwaza twaramwaye ahita ababwira ati byo kumwara simbyitayeho mupfa kuba muziranye nanjye bose bazamenya kurana nawe bareka ubugome bitabe Yesu aravuga ati nimujya kunyereka inshuti yanjye iri ngo baragenda baramwereka bari kumanuka sa n'ukurura abababonye bajya gushyingura babarnyega bakababona bari kumwe na mwenyewe Kristo abari imbere amina ariko haleluya abari imbere bari kugenda ababwira ati nubwo mwe mwakomeretse ariko nibyo mba nshaka yuko murira akaba ari njye ubahoza hari ibintu yikorera adashyizeho undi ndashaka yuko muri uyu mwanya bana asifiwe Yesu akugirira neza kandi akabigira abagusetse bagihari mwakomere Yesu bageze ku gituro arababwira ati ntabwo nitaye ku minsi amaze bamuha amasomo bati aranuka hamaze iminsi ntiyashwanyutse arabategeka ngo nimukureho igitare sema amen ngo bagikuraho ahageze ku mwobo w'imva arapresiza Yesu ntayobewe uko witwa abahanga bavuga ko iyo aramuka avuze ngo nimuzuke ntavuge ngo Lazaro kanguka ngo abantu bose bapfuye bari kuzukira icyarimwe ariko Yesu ni umuhanga azi ikibazo cya buri muntu azi naho yakoza tonovisi kigakemuka avuze ngo kanguka ijwi rya Yesu rigira imbaraga rihita riramubumba ibyo gushwanyuka bivaho arongera asubirana ubushyashya ibintu byapfuye ku buzima bwawe Yesu aharutira abantu bose yabizura ngo yabizura niho rero Lazaro ngo yasohotse azingazinze amaguru n'amaboko sema amen ategeka yuko bamuhambura mbabazi mwihangane simbikumwe mwene enda hano yaba data we uyu tubona ko ari Lazaro mwana yanjye uyu ngo ninde Lazaro enda Marita we data we eva mana ya enda Maria we mbabaze bene da uyu ni Marita uyu ni Mariya uyu ni Lazaro ndababaza munsubize kandi munsubize nk'abahanga muracyahari cyangwa mwazi
gushyingura baratunyeze, mbabaze turi kugenda, uyu mugabo ukuye mu isoni Marita na Mariya, aba bantu bamugira uwa nyuma cyangwa bamugira uwa mbere? Ntako numvaga nshaka nshoje icyigisho cyane. Lazaro azutse, umuntu wese yaravuze bati uyu mugabo ntasanzwe, nakurikiranye indi nkuru nsanga kandi Yesu iyo wabaye umuntu utagira kirengera, iyo wabaye umuntu utagira aharutira abantu bose arakurengera, induru nizishaka zivuge arakurengera. Hari umuntu nasomye muri Yohane igice cya 5 umurongo wa mbere, uhereye ku murongo wa mbere, nahasanze inkuru z'umuntu wamaranye uburwayi imyaka 38. Bahanga bavuga ko uyu muntu ahagarariye abanyamibabaro ba mbere yuko Yesu aza. Hari igihe waba warinjiranye ikibazo utarakizwa, n'ubu ukaba ukigifite, uyu mugabo Yesu yakikuvanaho. Yesu ageze kuri uyu muntu asaba ku kidendezi haba sisiteme yuko iyo kihindurije abafite ababo batangwanwa bakabajugunyamo, ariko we yajya kwisuganya agasanga byarangiye. Yesu amugezeho ngo amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ariko ikintu cyanejeje, atangiye kumusobanurira ukuntu abandi bamutereranye, ukuntu aramubwira ati hora, hari abakira bajandamye, hakaba n'abandi nkorera igitangaza cyumutse. Ahita amubwira ngo ntitaye ku byabaye byose, mwikirize haleluya, ikorera uburiri bwawe, ikorera uburiri bwawe, yikoreye uburiri. Bati ni ku isabato, batubona ibyakozwe nani? Arababwira ati simuzi, icyo nzi nuko nari narabaye nabi, narabuze uwantabara, narabuze kirengera. Ariko Yesu aramurengera. Murumva atarengera, batagira kirengera? Yego. Hanyuma rero nongeye nkunda Yesu, amina. Ariko uziko ahabera mwiza kuruta abandi, uziko naje gusanga azirikana n'imirimo dukora. Azirikana imirimo azirikana iki? Mugobo gerayo mu masegonda ndabibona ko ibice 65 Yesaya, ihute cyane, umurongo w'8, gerayo vuba. Azirikana imirimo abera bakora. 65 umurongo w'8, gerageza vuba. Umurongo w'8, agira umumaro. Yesu ikintu namukunde cyane, arinda abantu bajya bagira imirimo, amina. Ariko bene abo bantu ntabirengagiza. Icya kabiri, iyo Yesu avuze ijambo si nk'abantu, araririnda. Sema amen. Yeremiya waroye neza uko ndinda ijambo kugera risa
ibice 27 ibyakozwe n'intumwa. Nahasanze rero inkuru yabyo, ariko cyane cyane ndobanuramo. Naje gusanga rero hari umuyaga, Pawulo n'abakozi b'Imana bari kumwe bahuye nawo. Urabisanga muri icyo gice. Umuyaga wa mbere bahuye nawo ni umuyaga bita urakuro se turabibona he 27 n'umurongo wa 14 niho usanga uwo muyaga. Ese uyu muyaga ni muyaga ki? Urakuro ni umuyaga ushobora gutwara ibyo wacuruzaga nawe bakanagufunga. Ni umuyaga utwara ibintu byose ugasigara amaramasa. Ndasaba Yesu waduhaye guterana arinda umuntu wese urakura. Wanasifiwe. Undi muyaga wa kabiri bahuye nawo ni umuyaga bita ruhuhuma. Yesu akurinde ruhuhuma. Ruhuhuma rero, amina ariko oya, ariko haleluya. Umuyaga uzuka guhuma, mu yandi magambo aho wari bunyure ntuhanyure, ibyari umucyo mu buzima bwawe bigahinduka umwijima. Yesu akurinde ruhuhuma. Ndi muyaga wa gatatu naje gusanga ngo ni umuyaga, aho urabisanga mu gice cya 22-21. Naje gusanga undi muyaga ngo umuyaga uguturutse imbere. Ndasaba Imana abantu mwese mwateranye, Imana ibarinde umuyaga ubaturutse imbere. Murakoze. Reka ndekere hano. Hari inkingi 5 mvugiyemo 2 z'umuntu washyize Yesu imbere akamuha agaciro, ukamenya ko ari umugabo uruta abandi. Inkingi ya mbere itewe muri uwo mukristo ni inkingi yitwa urukundo, ni inkingi yitwa kwizera. Uyu ugira urukundo kandi wizera. Sawa. Yesu aruta abantu. Hanyuma agira ngo dusenge none. Agira ngo dusenge, turasengera iki? Hari abantu bafashe Yesu bamugira nk'uwanyuma kandi ari uwawe. Yesu si uwawe. Nimwumvishe ko aruta abantu bose. Hanyuma rero hari abantu batumye Yesu atukwa cyangwa se atavugwa neza. Ndasaba kugira ngo umuntu wese watumye Yesu avugwa nabi cyangwa se atukwa, kandi uyu mugabo akwiriye kubahwa, akwiriye kuba uwa mbere w'ubuzima bwawe, ntakwiriye gutuma, ntakwiriye kuba yatukwa bintu cyangwa se biguturutseho kubw'imirimo ye myiza. Hari umuntu waba warasubiye inyuma akagwa, cyangwa ukaba waje agusenga, bishoboka ariko waje ari ubwa mbere utarabatizwa, utazi Yesu, umenye ko aruta abantu bose, ukumva wamugira uwa mbere mu buzima bwawe, ukaba waraguye ukifuza kubyuka, ukaba utamuzi ukifuza kumumenya. Wumva twagusengera, rambura ikiganza cyawe. Ubizi ko waguye, nta wakubonye, haba hari n'uwakubonye, mwambwira mutese utaduhombekeresheje amaso. None se iyo umuntu ajya kugwa agenda atareba, nutihana ubyihurira. Umuntu waguye ukifuza kwihana. Mani yerutse kuntuma ku mukecuru, aramuzi mugoboka Inosa nyina yamubimiranye, yamuntumyeho, ntangiye kumurondora, afata inkoni aranze kura ndi. Bigeze saa 8 imodoka iramwasa.
yanze kwihana. Barambwira bati tebuka udufashe. Ngezeyo mwami arambwira ngo namaze kumurimbura. Umuntu amenya iminsi amaze ntamenye isigaye. Ndashaka gusengera umuntu wasuzuguje Yesu agatukwa, ukaba waraguye bizwi neza ko uguye. Mushumba ntabwo yamenya, diakoni ntabwo byo yamenya, ariko Yesu ni ukuba suwa gusuzugurwa. Ibi ntabwo bivuze ubutumwa bwavuze bwose n'icyumve cyaje cyaba cyazi gusa. Yesu wambere ubuzima bwawe aruta abantu bose, ariko musuzugura niwe nsengero. Avuga nsengero. Amen. Mukomere Yesu amashyi. Kandi ntunemere ku bandi, ubugingo ni ikinege, ni ikinege. Undi nawe wumva yarasuzuguye awakubonye, ariko Yesu areba bose akabamenya. Karibu yaba usigaye we, karibu ubizi ko Yesu yatutswe ku bwawe, waraguye kabona nubwo yaba nta babimenye. Karibu tugufashe gusenga. Yaba usigaye we, karibu reka tuze gusaba umushumba adufashe gusenga. Yewe uwaguye we bigatuma Yesu agawa, karibu tugusengere. Karibu tugusengere. Tubasabe hanyuma muhaguruke mwese asengere uyu wemeye kwihana, hanyuma rero anabasengere namwe Yesu yongere kuba agaciro ku buzima bwawe kandi wongere umugire uwa mbere. Karibu data wa twese